Oh yes, yes, ni Lengo News cyangwa se Lengo Updates, ni aho tubagezaho amakuru agiye atandukanye avugwa hirya no hino, cyane cyane ku bigezweho kuri uwo munsi, kuri izo tariki. Uyu munsi rero reka tugende tubagezaho zimwe mu ncamake z'uburyo amatora cyangwa se kwamamaza kw'amatora biri kugenda hirya no hino mu gihugu. Ahangaha urabona ko ni ishyaka rya RPF ryatangiye kwamamaza mu bice bitandukanye by'igihugu. Uyu munsi rero bari bakoreye mu karere ka Nyarugenge, urabona ko byari ibintu bisa neza, bimeze neza cyane. Abaturage bitabiriye ku bwinshi, bigaragaza urukundo n'umuhate bafitiye ishyaka rya RPF, cyane cyane nyakubahwa chairman wa RPF ariwe Paul Kagame, ari nawe mukandida wa RPF kuri iyi nshuro y'uyu mwaka. Akaba ari nawe wari umaze n'ubundi igihe ayoboye igihugu cy'u Rwanda, ariko ubu ngubu turi mu gihe cy'amatora, turi mu gihe cyo kwamamaza, turi mu gihe cyo kwitegura tumenye ngo ese ninde uzegukana umwanya wo kuyobora iki gihugu cy'u Rwanda. Nk'uko bisanzwe bimeze, burya ngo buri tsinda rigira urirongoye. Abanyarwanda nabo kugira ngo bagere ku byiza, ku mutekano, ku iterambere n'ibindi byinshi twifuza, nuko hagomba kuba hari urongoye, nyine urongoye abanyarwanda, ariwe twita perezida. Rero muri iki gihe cy'amatora hari byinshi byari byitezwe, hari byinshi abantu bibazaga, si abanyarwanda gusa n'abanyamahanga baribaza batese uyu mwaka ninde uri buze kwegukana umwanya wo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Ariko ishusho buriya ngo ikitagaragariye mu isiza ntikizagaragarira mu isakara. Ugenda ubibona ko byanga byakunda RPF yashizemo umuhate n'ubushake no gukomeza kugira inyota yo kuyobora igihugu cy'u Rwanda. Uko bigaragara, urebeye ku baturage uburyo bitabira, urebeye kuri updates cyangwa se amakuru ari kugenda acaracara hirya no hino mu biturage, mu mujyi no mu mijyi itandukanye, biragaragara ko RPF yakomeje gutera inshuro ayandi mashyaka bihanganye muri iki gihe cy'amatora, kuko urabona ko bafite spirit kandi bafite uburyo ibintu byabo bagenda babitegura mu buryo buri clear. Aha Nyarugenge urabona ko uko byari byifashe, yari umuriro, byari biryoshye, abaturage urabona ko barakeye ndetse barishimye cyane kubona nyakubahwa chairman wa RPF ari nawe mukandida uri kwiyamamaza kuri iyi nshuro, n'ubundi akaba ari nawe wari usanzwe ayoboye. Urabona ko uno mugabo yubatse igikundiro cyiwe mu baturage, ndetse buri wese aravuga ati njye nta wundi nkwiriye gutora uretse Paul Kagame. Kandi koko uyu mugabo yarakoze, kandi koko imvugo ye niyo ngiro n'ibikorwa biriranga. RPF rero iracyari ku isonga, ayandi mashyaka ntago tuzi ngo bari kubigenza bate cyangwa se imyiteguro yabo imeze ite, kuko ntago turi kubona updates zifatika cyane nk'izo RPF iri kutugaragariza. Ariko ibi ngibi bikaba binatanga ishusho ko RPF uyu mwanya byanga byakunda ishobora kuza kwegukana n'ubundi kuri iyi nshuro umwanya wo kuyobora igihugu, ndetse Paul Kagame akagomeza kuyobora abanyarwanda, nk'uko benshi bagenda banabigaragaza bavuga ati uyu niwe wacu, uyu musaza wacu ni umusaza, arashoboye, arabashije. My friend, nakubwira ngo reka dukomeze dutegereze, turajya tugenda tubagezaho updates zigiye zitandukanye nyine zivuga ku matora, n'ayandi mashyaka tuzajya twikozayo turebe se biri kugenda bite, ese amatora araza kurangira yegukanywe nande. So icyo tubasaba gusa nk'abakunzi ba Lengo Updates, mukwiriye gukomeza kudukurikirana, mugakora subscribes ndetse mugakora n'amashare n'amakomment, mukaduha n'ibitekerezo ku byo mwifuza ko twajya tubagezaho, kuko turi hano ku bwanyu. Kandi icyo twifuza nuko amakuru yose azajya bagereraho ku gihe. Urukundo ni ruganze kandi ja bless, kandi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza by'imyiteguro y'amatora. Nyaboneka nkubwira ngo uzahitemo umuyobozi ubereye u Rwanda kugira ngo igihugu cyacu gikomeze gutengamara no gutera imbere. We love you so much. Nge nitwa Masifa.
kandi God bless, urukundo n'imigisha bibasesekareho iminsi yose, mukomeze kugira ibihe byiza. We love you so much.